Reka mbasuhuze ngusuhuze wowe wese ukurikira ikinyamakuru Umusingi, ukurikira itangazamakuru Umusingi TV. Tugira na website murayizi yitwa www.umusingi.org. Tukagira na Umusingi TV ariyo tuvugiraho nonaha, niyo tubahaye ikaze uyu munsi. Uyu munsi turi ku munsi wa gatatu ku itariki 22 z'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Nizere ko wowe wese, umunyarwanda wese aho uri, igice uherereyemo cyose, abari i Burayi, muri Amerika, abari South Africa, abari Kampala, abari Kigali, Bujumbura, Kinshasa, Nairobi, Dar es Salaam, Lagos, ni Afrika yose, ni Burayi hose, abanyarwanda tuba turi hose, tuba duhari. Kumenya ko turi benshi ni ahantu wajya ngo ubure umunyarwanda. So rero mba mbashuhuje, mbahaye ikaze mu kiganiro. Ni Gatera Stanley nk'uko bisanzwe. Uyu munsi amakuru tugiye kuganiraho ni amakuru areba ku gihugu cya Uganda n'u Rwanda. Impamvu hari amakuru yavuzwe mu nkiko hano muri Uganda hashize imyaka ngira ngo 10. Hari umushinjacyaha mukuru wungirije witwaga Joan Kagezi, baramurashe. Biravugwa, birasakuza, ariko biza kugera aho ngaho birangiye. Ariko nyuma ejo bundi umwaka ushize, umuntu mumwe bari barafashe ari muri gereza Ruzira prison, niyo gereza nkuru muri Uganda. Umuntu umwe muri abo bari barafashe yemera ko yatumwe kwica Kagezi n'uwitwa Nixon Agasirwe. Yarafashwe, yarongera arafungwa. Ko mbere bigeze kumufata baramufunga, avugwaho ibintu byinshi, hari amabomu yigeze gutegurwa yica abantu barimo bareba igikombe cy'isi. Bavuga ko ari wari wabipanze, babeshya ko ari Al-Shabaab, ari kugira ngo babone amafaranga muri leta. Ariko ibaze gutegura ikintu nk'icyo ngicyo kikica abantu benshi, babateza grenade bareba igikombe cy'isi, bakabeshya ngo ni Al-Shabaab. So ubwo rero nyine baje kubikurikirana, baramufata, arafungwa, ariko aza kurekurwa ejo bundi. Rero umwaka ushize nibwo uwo muntu wongera ava muri gereza ari mu rukiko, aravuga ati jyewe natumwe na Agasirwe, Nixon Agasirwe. Baramufata, avuga n'abandi bari kumwe, harimo n'abandi bitwaga ba Minana, Goroba, abitwa Goroba. Noneho ejo bundi nibwo bakimana gufata Agasirwe n'abandi we yari kumwe nabo, babajyanye mu rukiko. Uwo umwe muri bo witwa ni Goroba avuga ko yahawe misiyo na General Kayihura, amutumyeho uwitwa Nixon Agasirwe, ko bashaka ko Kayihura, General Kayihura na Kagame bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Museveni. Yarabivuze mu rukiko. So n'ubu ngubu rero bagarutse mu rukiko mu cyumweru gishize, arongera arabivuga. Ariko muri iyo dosiye noneho hagiyemo n'uwitwa General Jeje Odongo. Jeje Odongo yari Minister of Foreign Affairs.
yabayeho minister wa foreign affairs nyirango, abaho n'umugaba mukuru w'ingabo gutyo. So ubu ngubu Kayihura nawe muribuka ko bamufashe baramufunga, bamufatiye iwe atuye mu bice bya Gisoro, niho bamufatiye. Kajugujugu yaragiye bamukurayo, yenda gutorokera mu Rwanda, niko mu binyamakuru bavuze ko yenda gutorokera mu Rwanda. So noneho amakuru ahari akavuga ati kandi koko iyo urebye icyo gihe cya Kayihura kiri agiye kuri polisi, niwe wari IGP, Inspector General of Police, hapfuye abantu benshi. Ubujura bwari buteye ubwoba muri iki gihe, abantu barabarasaga. Nicyo gihe barashe Kawesa wari umwungirije, icyo gihe barashe witwa Biriga, nicyo gihe barashe, icyo gihe kidnappinze umukobwa witwaga Susan Magara baramwica. Hari ubwicanyi buteye ubwoba ku gihe cya Kayihura. Museveni yaravuze ngo muri polisi harimo Kawukumi. Kawukumi ni twa dusimba tuba mu bishyimbo twita imungu. Ati polisi ikeneye, nibwo bishe n'uwitwa Kirumira, wari umupolisi. Hapfuye abantu benshi kuri iki gihe, abandi benshi boherezwaga mu Rwanda, abandi bakicwa. Nibwo abanyarwanda bafashwe cyane, nibwo habaye abanyarwanda bafunzwe, abandi basubizwa mu Rwanda, impunzi biki birasakuza. So ubu rero amakuru arimo kuvuga muri Uganda ni ukuvuga ko barimo kuvuga ko Kayihura yari afitanye umugambi na Perezida Kagame ngo wo gukuraho ubutegetsi bwa Museveni. Dukora analize turebe. Ariko Museveni ni umugabo mwiza, Museveni ni umubyeyi, nuko ashaje ariko ni umubyeyi. Nta ahandi umuntu yakumva ngo urashaka kumukura ku butegetsi akakureka ukabura aho ngaho widegembye. Yes, baramufunze, amakuru yaratambutse menshi cyane, bavuga ko iwe basanzeyo akuma gakora amafaranga, basanga y'amafaranga y'ubwoko bwose bubaho, amadolari, amayero, amapawundi, amakwaca, amafaranga y'u Rwanda, amarundi, amatanzaniya, buri bwoko bwose buri kwa Kayihura. Ariko baje kumubabarira, ubu ari hanze. Ariko ku rupfu rwa Joan Kagezi ntabwo ibyo ngibyo byo bari barabimureze nibirimo kuza ubu ngubu bishaka kumuzana nanone kugira ngo bongere bamufate, kuko abantu barimo baramushinja ko yatumwe, ko ariwe watumye ngo bajye kwica Joan Kagezi. Joan Kagezi niwe wari ufite urubanza rw'abapolisi bakomeye, abo ngabo bagasirwe n'abandi. Niwe wari urimo gukurikirana urubanza rwabo. So urumva rero, kubera ko bari bakomeye kandi baratumwe na Kayihura yakoze uko ashoboye kugira ngo bamwice. Barabanje bohereza umuntu kwa Joan Kagezi, yigira ngo utereta umukobwa wa Joan Kagezi, yiba telefoni ya Kagezi. Ariko nyuma y'iminsi 2 ngo barayigarura, kuko barayiturakingaga. Wayibye agira ubwoba bayisubizayo. Kagezi bamurashe ahitwa Rungujya ataha avuye ku kazi, baramurasa. Uwo witwa Minana niwe wemera ko ari we wamurashe. So ubwo rero urumva Kayihura ashaka kugira ngo batamenya, bariya badakurikiranwa, bakazamuvuga. Ariko byarangiye n'ubundi avuzwe. Ubu ngubu rero abantu bategereje kureba n'iki gikurikiraho. Kayihura barongera bamufunge, biragenda gute? Kuko mu minsi ishize Pierre uyu ni
ni ikintu iba bagita iki siba ntabwo ari ishyaka kuko ntabwo riraregisitaringa nk'ishyaka ariko rimeze nk'ishyaka rya Muhoozi nuko batararyemeza ariko bazaryemeza. PRU bari bamaze nawe kumushyira mu bantu be Muhoozi yatoye nk'abakurikirana imirimo muri iryo shyaka rye, nawe arimo. Ariko mu minsi ishize hari igitangazamakuru televiziyo cyamukoresheje ikiganiro bamubaza kuri ibyo bintu bya Kagezi, Joan Kagezi, arabihakana avuga ko n'abana be ari inshuti ze, ariko bavuga ko Agasirwe yari ari ku training ahantu kandi kure atari muri Kampala. Uwo ngo Minani warashe Joan Kagezi bamaze kumurasa, urumva Agasirwe ngo yavuye iyo yari ari araza agera ku scene of crime. Aho ngaho abantu bakibaza yaraje gukora iki, katari ari kuri duty, yaraje gukora iki? Kuko iyo wagiye mu mahugurwa hari undi uba wagusigariyeho, we rero yaraje gukora iki? Murumva haba hari investigation zirakora cyane, kandi muri igihugu cya Uganda ibintu birakuyobera. Mu minsi ishize bigeze kurasa umuntu ahitwa Karerwe, bavuga ngo yari afite ibisasu yenda guturitsa ibisasu. Baza gukurikirana umuntu wari ukuriye CMI, basanga ari ibintu yari yahimbye, baramufata baramufunga. Ibaza umuntu wari ukuriye CMI bakabeshya bakica umuntu ngo yari afite ibisasu, yendaga guturitsa ibisasu. Murumva aho isi igeze ubu ngubu. Genero baramufata baramufunga, yabeshye ngo uwo muntu yari afite igisasu yenda guturikiriza mu bantu. Kumbe ni nk'ibyo ngibyo Agasirwe bakoze. Agasirwe yafunganywe na wa munyarwanda witwaga Rene, bose bari bafunganywe ko nibo bafataga abanyarwanda babapakira babajyana mu Rwanda, nibo bapakiraga impunzi, nibo barashe abantu. Urumva hari n'uwitwa Sobi yarazwi hano muri Uganda, yari umujura wa wundi kurwego ariko ukoreshwa n'inzego z'umutekano, kuko ibaze na RDC cyangwa OC station cyangwa umukuru wa polisi cyangwa iki, bose bamuzi. Ariko yaba yageze ahantu akavuga ati singushaka hano, niyo waba uri umupolisi umeze ute, avuga ati singushaka hano, ukagenda akahamagara abantu bahana agiye kwiba, akavuga ati nta mupolisi nshaka aho hantu n'uyu, bose bakahava akiba abashaka. So baramukoresheje. Niyo hari video yakoze avuga ku rupfu rwa Joan Kagezi, ukuntu rwapangiye muri gereza n'abantu bamwishe byose, n'ukuntu nawe yahuye na Kayihura, arabisobanura byose. Arangije aza kubona akazi, ukuntu bamwishe. Buriya rero gukorera izi nzego z'umutekano, nawe uba wishyira mu byago. Baje kumuha akazi yongeyeho za Gomba. Uwo Sobi abantu baramutinyaga, yageraga ahantu hose baramutinyaga cyane. So baza kumuha akazi yongeyeho za Gomba, kuko inaha biba imyanya, hari ubutaka hari ifamu yari irimo amakimbirane. Bamubwira ashaka abana bagende barinde iyo famu ntihagire umuntu uyikandagiramo. Atwara abana nka 50 bajya ku ifamu. Bariya ba nyiri famu nabo baragenda bazana abakonjo, bazana abakongomani bafite imihoro n'amacumu n'imiheto n'amabuye n'inkoni n'ibiki byose n'imihoro. Babadutsemo barabakubise, abana bariruka. Sobi agerageza kurwana, bamukubise ibuye rya hano mu mutwe, agwa hasi, niho bamwiciye. Baramukubita arapfa.
abana bariruka bakwira mu bihuru, bariruka abandi batega imodoka baragaruka Kampala, inkuru Sobi bamwishe. Sobi nuko yapfuye, ariko we yajya kuri televiziyo akabyigamba ko nta muntu wamuhagarara imbere. Ubujura bwose bwabaye muri Kampala arabuzi, kandi akorana n'inzego z'umutekano. So ubu ngubu rero abantu ikintu bibazaga cyane, ese Kayihura arongera afatwe ko barimo kumushinja mu nkiko ngo niwe watanze oda kurasa Joan Kagezi, kandi warashe Joan Kagezi niwe urimo kubyivugira avuga ati jewe bamaye akazi Kayihura na Kagame bavuga ko bashaka kuraho ubutegetsi bwa Museveni. Ese ibyo bintu birasiga uwuhe mwuka hagati ya Uganda n'u Rwanda, hagati ya Museveni na Kagame? Kayihura nafatwa biragenda biti? Ni ibyo ngibyo rero nashaka kugira ngo mbaganirizeho uyu munsi. Turacyategereje kureba ikiri bube, kuko ibintu iyo byavugiwe mu nkiko amaze kubivuga inshuro ebyiri. Uwo muntu avuga ati ni jyewe warashe Joan Kagezi, imbunda nayihawe na runaka, misiyo yari iyi n'iyi, ati benda gukoraho ubutegetsi bwa Museveni. Ashobora no kuba yabivuga wenda no kugira ngo, ariko se yavuga ibintu azi ngo adafite gihamya? Yavuga ibintu se kugira ngo yikize bavuge wenda bati uyu muntu yarakoresheje tumabare? Reka ntabwo iyo uvuze icyo kintu ahubwo waba wishyize mu bibazo bikomeye. So rero n'abakorera izi nzego z'umutekano muzi ngo hari abajyamo bakazikorera batari nka informazi, abandi bakabakoresha mu buryo butandukanye, ariko birangira n'ubundi upfuye nabi. Ndabazi bagiye bapfa nabi no mu Rwanda. So ariko mujye musenga Imana iguha ubuzima, urye gake keza, uryame kare, wumva mu mutima wawe utuje, kuko iyo abo bantu bamaze kugukoresha, harimo cyane noneho impfu z'abantu, ujye umenya ko uri muri risike yo gupfa nawe, cyangwa se kugwa muri gereza. Abo ngabo baba bakatiye imyaka 35, nuko n'ahangaha bafunga babara amanywa nijoro, baba ari iminsi ibiri. Imyaka 35 ubwo ni imyaka 17 n'igice, 17 n'igice ubwo niba bazafunga. Ariko 10 irashize, hasigaye indi myaka 7 n'igice. So rero ibintu bizamo kwica abantu, niyo waba ukomeye urinde, niyo waba uri generali, ariko iyo ubonye hazemo kwica abantu, erega mujye mwemera Imana ntabwo yapfa kurebera abantu bayo bapfa gutyo ngo ibyihorere gusa. Hashira imyaka hagashira imyaka, ariko mpaka iyo hajemo kwica abantu ntabwo birangira amahoro gutyo. Ubu Kayihura ari aho hanze afite ubwoba, hagati isaha n'isaha bakongera bakamfata, nta hantu yajya. Noneho ngasigaye abwiriza avuga ijambo ry'Imana ku mihanda. Imagine umuntu wari ugeze ku rwego IGP kugenda noneho ubwiriza, ibyubahiro biragatsindwa. Ahura n'abantu ukabona afite mbese inferiority complex, ubona atishimye, ubona atisanzuye. Mbega ibintu bibi. Mwirinda, mukore ibintu byiza, mureke kwica abantu, mureke guhohotera abantu, mureke kubangamira abantu. So ni ibyo ngibyo rero, turacyategereje turebe iby'iyi nkuru y'uyu mugabo arimo kuvuga ngo nibishoboka naza kubashyiraho amajwi muyumve ukuntu abivuga ati jyewe nari nahawe misiyo na Kale Kayihura kugira ngo nice Joan Kagezi. Kayihura na Kagame bashaka kuraho ubutegetsi bwa Museveni. So ni ibyo ngibyo nagira ngo tuganireho uyu munsi.
reka mbashimire cyane rero, mbifuriza n'umugoroba mwiza. Ahangaha turi hitwa Mengo, ni umwami wa Bugande, aho ni urubiri ni ingoro y'umwami, dore ahangaha iki ni igipangu mureba iki, ubwo hari inyuma nimo mu rubiri niho kwa Kabaka, niho umwami mbese. So ubwo rero hano hari ahantu bahize jaride cyangwa garden abantu bicaramo bakaganira, bakarefata icyo kunywa, icyo kurya. Ni ahantu heza ngira ngo murahareba. Uriya ni umuhanda, ni garden nziza, ni nini kabisa. Yose urabona ko hariya hose ari abantu bicaye, ni ahantu heza cyane. So nabashimiye rero, ariko sinarangiza nabasabye gukora subscribe. Murabizi ko dufite target yo mu kwa 10 kuba dufite 10,000. So iyo utarakora subscribe, ndagusabye mu mutima mwiza rwose, mukore subscribe, ndabinginze, ndabibasabye mukore subscribe. Hanyuma Imana ibaho umugisha, kuko mba mbibona ko ubu ngubu imibare igenda yiyongera umunsi ku wundi. Ni ukuri ni byiza, kandi ndizera ko mu kwa 10 tuzaba dufite 10,000. Ndabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza. Bye bye.